turasabye mu izina rya Yesu urera kandi urakiranuka usumba byose ushobora byose utegeka byose izina ryawe nirufashe uri nyir'impuhwe n'imbabazi uri nyir'ubutware kandi ubwiza bwawe buri muri rusengero kugana n'abaje n'abagaragu buri mwanya wiheshe kuza n'icyubahiro bwa Yesu Kristo umwami wacu wicare. Haleluya. Tagira ngo babanze bongera badusomere igice mu byari byateganijwe umunsi kiri mu byakozwe n'intumwa igice cya 27 umurongo wa 13 ageze kwa 26 kugira ngo bijyane n'ibyo itoragirikani riba ryateganije. Byakozwe n'intumwa igice cya 27 umurongo wa 13 kugeza kwa 26 ariko ubundi bigeza kwa 44 ariko turahagaze kuri 33 kuri 26 ndabadusomera. Dusomere mu izina rya Yesu. Nuko umuyaga uturutse ikusi uhushe buhoro bibwira yuko babonye icyo bashakaga baratsuka bigira bugufi cyane bw'ikirete maze umwanya muto ushize baterwa n'umuyaga uhuha cyane witwa urakuro uturuka kuri icyo kirwa. Inkuge iraheruha ntiyabasha kugema umuyaga turayireka ijya aho ishaka. Duhita munsi y'akarwa kitwa Kirawuda twikingaho umuyaga maze tubona uko dushyira indere mu nkuge ariko bituruhije cyane. Bamaze kuyiterura benda imirunga bayinyuza munsi y'inkuge barayihambira kandi kuko batinyaga gusuka ku musenyi usaya witwa suriti bamanura imyenda igendesha inkuge bagenda batyo bajyanwa n'umuyaga. Dukomeza guteraganwa n'umuyaga cyane nuko bukeye bwaho baroha imitwaro mu nyanja. Ku munsi wa gatatu bajugunya iby'inkuge mu nyanja kandi hashize iminsi myinshi izuba n'inyenyeri bitaboneka duterwa na ruhuhuma y'umuyaga mwinshi. Ibyo bituma twiheba rwose ko ntawe uzakira. Kandi bamaze iminsi myinshi batarya Pawulo ahagarara muri bo hagati arababwira ati yemwe abagabo mwari mukwiriye kunyumvira ntimuve ikirete ngo mutabona ibi byago no gupfusha ibyanyu. Kandi none ndabakomeza nimuhumure kuko muri mwe hatazapfa n'umwe keretse inkuge, kuko iri joro iruhande rwanjye hahagaze marayika w'Imana nduwaye nyikorera akambwira ati Pawulo witinya ukwiriye guhagarara imbere ya Kaisari kandi dore Imana iguhaye n'abo mugendana bose. Nuko nimuhumure mwa bagabo mwe kuko nizeye Imana yuko bizaba uko nabwiwe, ariko dukwiriye gusukwa ku kirwa mwakeneye ijambo ry'Imana. Haleluya. Turashima Imana cyane rero uyu munsi umunsi mwiza iduhaye amahirwe itwongereye kandi turi mu rugendo rukomeye tuzirikana duhanganye n'icyorezo COVID-19 dukomeza no kukirinda kandi turushaho gukaza ingamba kuko nacyo cyakazi. Nigeze kubana n'umuntu rimwe na rimwe yagiraga amahane akavuga ati karankare iyo yashakaga guteza umutekano muke hari icyamutokoje mu bwonko cyangwa mu bitekerezo aravuga ati nkarankare. COVID rero yakaze namwe mu kare kandi nta kundi biri bugende no gukaza ingamba nk'uko zisanzwe ziri cyane cyane kugira ngo turusheho kwambuka muri ubu buzima. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana badusomeye ibice bitatu. Badusomeye mu gutegeka kwa 2:15 umurongo wa 1 kugeza kwa 11. Badusomeye mu Bakolosayi 1:24 kugeza 29. Badusomeye nanone mu byakozwe mu 27 umurongo wa 13 kugeza ku murongo
wa 26 ari ku gice kirakomeza kikagera kuri 44 kandi mu bice by'umunsi bari baduteganirije mu katabo k'akayobora k'Angilikani bari badutugeneye Zaburi ya 56 uko iteye yose tukayisoma. Muri ibi bice byose iyo birebye hari ikintu kimwe gikomeye bihuriraho kandi bigahuza n'indirimbo ya 30 mu ndirimbo z'agakiza tumaze kuririmba. Turi bwibande cyane umuntu witwa Pawulo badusomeye. Pawulo hari mu rugendo kandi mu rugendo rwe rwa nyuma. Ariko ibice uko ari bitatu ndetse bine badusomeye iyo urebye usanga bitubwira cyane cyane abantu basoza ku rugendo rwabo. Aha mu gice cyo gutegeka kwa kabiri batubwiye ni Mose abwira Abisirayeli. Igitabo cyo gutegeka kwa kabiri niyo mpamvu bakita kwa kabiri nta mategeko yiyongera ku yandi mategeko yari asanzwe ariho hari ayandi 10 tuzi hari n'andi bagiye bongeraho, ariko igitabo cyo gutegeka kwa kabiri gifitwe n'amategeko 10, amategeko yongera ku mategeko 10 y'umugereka. Aya mategeko menshi yo mu gutegeka kwa kabiri yongera ku mugereka nayafashaga Abisirayeli kugira ngo basoze urugendo rwabo, kandi noneho urugendo batangiriye kuva Kanani kugera mu Egiputa no kongera kuva mu Egiputa basubira Kanani. Haleluya. Mu mategeko ya mbere bafashije 10 nk'uko dusanzwe tuyazi, anabanza afasha umuntu kubana neza n'Imana, atandatu akurikiye agafasha umuntu kubana neza na bagenzi be. Ntabwo byagiye bigenda neza, bagenda bayasesengura bashyira mu yandi kugira ngo barusheho gusoza urugendo rwabo. Muri iki gice cya kabiri cy'aya mategeko ni amategeko yafashaga umuntu kujya no muri za detail mu tuntu duto duto dutuma arushaho guhagarara adatsinzwe n'urubanza cyangwa se ameze neza hagati ye n'Imana ye. Niyo mpamvu muri iki gice badusomeye amategeko batubwiye cyane cyane n'ay'umuntu ku giti cye, aho batubwiye guhara imyenda nyuma y'imyaka 7 murongo wa 1 n'uwa 2, ariko noneho kugera ku murongo wa 7 n'uwa 9 bakanatubwira kwita ku bakene, ariko nanone tukirinda urwitwazo umurongo wa 9 n'uwa 10. Zaburi twari gusoma uyu munsi 56 yo iratubwira urugendo rw'umuntu witwa Dawidi n'urugendo yagenze. Ahangaha yari arimo asoza urugendo rwe, kandi urugendo yarusozaga cyane cyane mu ntambara yarwanye ageze igati yarwara n'Abafilisitiya nayo bitari bimworoheye, rwari urugamba rukomeye. Ibice bibiri bikurikiyeho byakozwe n'intumwa 27 ndetse n'Abakolosayi igice cya mbere ni urugendo rwa Pawulo. Uru rugendo rwe rukomeye ari narwo turi butindeho uyu munsi, ni urugendo ruturuka muri kamere y'ubusawuri bicaga abantu b'Imana, hanyuma aza ahindura urugendo, ahindura n'ingamba, none hatangira gukiza abantu b'Imana mu buzima bukomeye. Mu rugendo ahindukira ajya gukiza abantu b'Imana bo yicaga mbere, yabikoze mu ngendo 3 mu byiciro bitatu. Iki akaba ari icyiciro cya nyuma yasozaga mu rugendo. Iki cyiciro cya nyuma yagizemo ibibazo bikomeye bitanoroshye kuko yagenze mu nyanja, kandi inyanja yarimo ibibazo. N'urugendo rutangira ku gice cya 21 Pawulo aho yarezwe bamurega ndetse bajya umugambi wo kumwica bikomeye, aho bagizeho baravuga bati ntabwo turya ngo tunanwe tutabanje kumwica. Ariko byagenze, bagiye bamukiza kenshi, ava muri Antiyokiya anyura ahantu hatandukanye. Uwo yari arimo asoza urugendo rwe rwavaga Yerusalemu rugenda rugera i Roma, ariho yagomba gusoreza urugendo rwe rwa nyuma, cyane ko Roma ariho hari icyicaro gikomeye cyo bakoreragamo, bavugiragamo ubutumwa n'abavuga ubutumwa benshi cyangwa se abari bayobotse Kristo, ariho bari bari. Uyu munsi njye nawe turi mu rugendo, kandi urugendo buri wese afite urugendo rwe, buri wese afite inzira ye, buri wese afite ibyo atekereza. Abagenzi bose ari Abisirayeli bagenze urugendo bagahagenda bahabwa amategeko. Ari Pawulo wahawe amategeko, Dawidi wagize amategeko,
mu mategeko agenga urugendo habamo ibintu bitandukanye. Umuntu agomba kumenya aho ajya, umuntu akamenya ikimugenza icyo ashakayo, hanyuma n'umuntu agategura ibizamufasha mu rugendo. Hejuru ya byose umuntu akibuka ngo mbese muri uru rugendo ndagendana nande niba ari ngombwa, ariko urugendo rwose umuntu yagombye kugira uwo bagendana. By'umwihariko Abisirayeli bagendanye n'Uwiteka ba Mose baragendana, ariho bageze mu gutegeka kwa kabiri ababwira n'ikimana Uwiteka yavugaga. Dawidi yagendanye n'Uwiteka mu buryo bwe bwari no mu buryo bwihariye kuko umutima we wanezezaga Imana bigatuma ahorana n'Imana ibihe byose. Hanyuma umuntu witwa Pawulo nawe mu buzima bwe yagendanye n'Imana binyuze muri Kristo, ariko cyane by'umwihariko mu buryo bw'Umwuka Wera. Uyu Mwuka Wera yagendanye na Pawulo kuva mu ntangiriro igihe yamuhamagaraga ajya i Damasiko kwica ubwoko bw'Imana nk'uko byari biri, kuko Damasiko niho hari ubwoko n'itsinda rikomeye ryahagurutse. Iki gihe yari agiye kubatsemba, azi ko agiye kubaca intege. Uyu Mwuka Wera w'Imana yakomeje kubana nawe mu gihe yari amaze kumufata amutuye hasi aho ngaho, akagurwa ururimi, akaba impumyi. Ijwi ry'Imana ryavugiye muri marayika rimubaza icyamurenganiriza, riza kumubwira ngo nahaguruke agende, akomeze agere mu murwa mukuru Damasiko. Arasanga umuntu witwa Ananiya nawe wari wategujwe kugira ngo ibyanditswe bisohore. Ageze arabatizwa, aragobotorwa, atangira umurimo gutyo. Uyu marayika w'Imana yakomeje kujyana nawe mu bigeragezo kugeza igihe bashaka kumwica kenshi. Marayika akamubwira ati humura turi kumwe. Uwo marayika w'Imana niwe muri iki gice banadusomeye batubwira cyane ku murongo wa 23 kugeza kuri 25. Uyu marayika niwe wongeye amuha icyizere, amuha isezerano rikomeye, aramubwira ati ntutinye kandi uhumurize n'abantu, byanze bikunze uragera aho ujya. Muri iki gitondo ndagira ngo mbwire ngo turi mu rugendo. Uri mu rugendo, ndi mu rugendo, ahubwo twibaze ngo mbese twiteguye dute. Bibiliya iratubwira ngo burya umuntu cyambara intwaro n'imyenda y'intambara ye kwishima nk'utabarutse arimo yiyambura kuko yanesheje urugamba. Mu rugendo habamo ibibazo n'ibigeragezo, kandi buri wese agahura n'ibigeragezo bye. Ariko witeguye ute? Ese uri kumwe nande? Abaririmbyi bajya baririmba ngo mu rugendo ningenda nzajyana na Yesu, mu rugendo ningenda nzajyana na Yesu. Niba mu rugendo rw'Abakristo dukwiye kujyana na Yesu. Muri iki gitondo tugiye kwakira abagiye kurambikwaho ibiganza, bivuga gukomezwa, bivuga guhabwa ubutumwa. Ese bene data mugiye gukomezwa? Bene data mwakomejwe kera? Bene data turi mu byiciro bitandukanye, ko iyo ukimara kubatizwa ugakomezwa ubutangiye urugendo, muri urugendo uri kumwe nande? Muri urugendo witeguye ute? Ese uravayo urajya he? Ese ujyanye iki? Ese uri kumwe nande? Ni ikibazo cy'iki gitondo, ariko ndagira ngo mbabwire ngo muri urugendo dukwiye kujyana na Yesu. Yesaya 35 murongo wa 7 baratubwira ngo muri urugendo tugenda ni urugendo rukomeye, ni urugendo rugoranye, ariko muri urwo rugendo nubwo rugoranye rwose hari inzira tunyuramo. Baratubwira ngo inzira tunyuramo nuyicamo uzo muri kumwe n'umuntu nyawe, ngo naho abagenzi baba baswa bati iyo nzira ngo ntabwo bazayoba.
impamvu tutazayoberwa ni iyihe? Abantu bari bukomezwe uyu munsi ndagira ngo mubwire ngo iyo nzira irasobanutse. Yohana ubutumwa bwiza igice cya 14 umurongo wa 6, nyuma y'ibiganiro byinshi Yesu yagiranaga n'abigishwa be, bamaze kumubaza uko yari amaze kubwira abantu ngo be guhagarika imitima yabo bizere Imana nawe bamwizere, bagiye kubategurira inzira kugira ngo hari nabo bazabaneyo. Nuko baramubaza bati ariko utatubeshyura kumva inzira twayibwirwa n'iki? Nuko umurongo wa 6 aravuga ati ni inzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa Data ntamujyana. Haleluya. Iyo nzira yitwa Yesu Kristo n'ukuri n'ubugingo yiteguye kujyana ujya kwa se, yiteguye kujyana uwamaze guhinduka umwana w'Imana. Yohana ubutumwa bwiza igice cya 12 bavuga ngo wizeye uwo mwana wese akemera izina rye muhaye ubushobozi bwo kwitwa umwana w'Imana, kandi uwo mwana w'Imana niwe Kristo yiteguye kujyana. Naho waba umuswa, naho waba umukene, naho waba umunyantege nke, naho waba umurwaye, naho waba umwirabura, iyo nzira ntawe uzayoba. Nubwo duca mu nzira igoye, twaririmbye indirimbo ya 30 tumaze kuririmba, batubwiye ngo ubugingo bwacu ni bugufi cyane, ngo twabugereranya n'ubwato mu mazi. Pawulo urugendo rwe rwa nyuma ava Yerusalemu ajya i Roma yahuye n'ibibazo, ahura n'ibigeragezo. Ku murongo wa 10 w'iki gice cy'ibyakozwe n'intumwa 27 yari yababwiye ati nyamara bene Data mwitore dushobora guhura n'ibigeragezo. Uru rugendo ndabona rukomeye, ndabona turi butakaza ibintu byinshi, turi butakaza ubutunzi, turi butakaze ibintu byose, ndetse ati mutareba neza turatakaza n'ubugingo. Yari yabibabwiye. Bari mu rugendo rukomeye. Urugendo rwarimo imiraba, umurongo wa 13 na 14, nyuma yuko bateguje ntabwo bamuhaye agaciro ntibabyumvise, ngo bageze hafi y'ikirwa cya Kireti ngo babona biraboroheye bagira ngo byakemutse. Ariko mu kanya gato umurongo wa 14 ndetse ukagenda ukagera ku murongo ugasoma n'umurongo wa 20 ngo bagezeho bahura n'umuyaga ukomeye wa rukoko wari uhuhuma, umuyaga mwinshi cyane, umuyaga uteye ubwoba. Nuko ngutangira kubazunguza. Muri urugendo duhuramo n'ibibazo. Ubugingo bwacu ni bugufi cyane, twabugereranya n'ubwato mu ruzi. Bari bamujyanye bwa nyuma mu ngendo nyinshi yakoze, mu birego bamureze bikomeye cyane, mu mitego myinshi, mu bugambanyi bwinshi bamukoreye. Bagiye bamutega abantu bakamunyuza hejuru mu bitebo, bakamunyuza hehe, ubu bari bamugiye kumucira urwanya. Bahereye kuri Agiripa baragenda bajya kwa ba Festo, bajya kwa ba Felix, aho hose bagendaga bamujyana bamuhererekanya, cyane cyane ko we ibi byarabavangaga. Yari umuyahudi akaba n'umugereki. Aho ageze bashaka gukoresha amategeko y'iwabo bagasanga atakora kuri Pawulo, ahandi bahindukira bagasanga yaje. Kugeza igihe bavuze bati nimumushyire noneho nimushyire Kaisari, kuko niwe wari umwami w'abantu. Aha yari agiye ari ibintu bibiri gusa, ni ugupfa cyangwa gukira. Ariko Pawulo yari yiteguye. Icyatumye yitegura n'ibanga yari afitanye na marayika w'Imana, kuko mbere marayika yari yamubwiye ngo witinya, ariko ageze no ku murongo 23 na 4 na 5 aranamubwira ngo ntutinye. Ndetse aranamubwira ngo humuriza abo muri kumwe bose. Pawulo ahumuriza abo bari kumwe bose. Muri iki gitondo aragira ngo muhumurize, aragira ngo mubwire ngo Imana irahari mu rugendo ufite. Urugendo turimo ni imiraba, kandi iyo miraba n'ubwoko butandukanye. Imiraba yo muri iyi si harimo byinshi, kandi ibyo byinshi nibihanganye nawe bikubuza kugenda. Abagiye gukomezwa mwarabatijwe, ariko unyuze muri ubu buzima utangiye urugendo rukomeye. Indirimbo twaririmbye ya 30 twaririmbye ngo tunyura mu mbeho, niyo ba Pawulo banyuzemo. Pawulo na bagenzi be mu bigeragezo bahuye nabyo n'ibigeragezo bitatu bikomeye. Icya mbere bari bamaze igihe kinini badashobora kurya.
icya kabiri ngo inyenyeri n'izuba ntabwo byashoboye no kumurika. hanyuma ikindi ngo habaye umuyaga mwinshi cyane, umuyaga uraza urabazunguza, ntibariye ntihabona, kandi ngo bari bamaze igihe kinini cyane. Mu buzima hari ugera mu buzima ukabona byakubereye umwijima, ukabona wageze, ukabona umucyo w'ubuzima wawe, ukabona inzira yawe, ukabona icyerekezo cyawe. Bahuye n'imiraba. Uyu munsi dufite imiraba itandukanye, imiraba itandukanye yo mu buzima buri wese afitiye, ariko dufite imiraba ihuriweho n'abantu benshi. Hariho ubukene, hariho uburwayi, hariho ibibazo byo mu ngo by'urushako, hariho ibibazo by'urubyaro, hariho ibibazo by'akazi, hariho ibibazo by'abakozi n'abakoresha, hariho ibibazo by'abagabo n'abagore, hariho ibibazo byinshi. Iyo ni imiraba. Muri iyo miraba yose hari igihe guhuriraho, hari igihe mwiza ukwayo, ariko uhagaze ute? Wifashisha iki? Witabaza iki? Abandi baririmbyi bajya baririmba ngo mbese ufite intwaro ki ngo turwane intambara? Mbese aho ntubu widiniza. Tuba mu byiciro bitandukanye by'abakristo, ari iby'abana bato, urubyiruko, abagore, abagabo, benezero, abasaza n'abakecuru. Muri byo naho duhuriramo n'ibiraba, duhuriramo n'ibigeragezo, ariko duhagaze dute? Pawulo yari mu nyanja, ari mu bwato, ari kumwe n'abandi, agiye kugirirwa nabi, kibegeramo ibibazo. Ugasanga mu nyanja harimo ibiraba. Inyanja yacu uyu munsi n'isi turimo, inyanja yacu uyu munsi ni abaturanyi, inyanja yacu uyu munsi ni akazi ukora, inyanja yacu uyu munsi ni isi dutuyeho. Ariko ndatekereza ko ubwato bwacu ni imitima yacu. Hari bimwe mu byo Pawulo na bagenzi be bakoze mu gihe bari babonye bikomeye, dore ko ariyo ababwiye ntibumve. Icya mbere, Pawulo na bagenzi be, kuko ubwato byari ikibazo kandi byari ibihe bigoye by'ubukonje, ngo babanje gufata akato gatoya bita hano muri Bibiliya isanzwe bise indere, ni akato gatoya bifashisha uburyo bw'ubutabazi. Ako nako ngo barakazana, kari kaziritseho kagenda ku ruhande bagashyira mu bwato, bafata imirunga bayihambiraho cyangwa se ibiziriko, babihambira ku bwato kugira ngo butanyeganyega, kugira ngo babukomeze. Baza kugeraho bamanura imyenda bayishyira hasi kugira ngo itaza kugonga, ngo harimo umucanga ufite isayo washoboraga kuwufata ntibugende. Bagera naho basohora imitwaro bari bafitemo yose kugira ngo baborohereze. Hanyuma bigera naho bafashe ibyo byari biri mu bwato byose n'ibikoresho by'abasare babijugunya mu nyanja. Ibi byose bifite icyo bivuga mu buzima bwacu bwa buri munsi, kuko ubwato dufite bwitwa umutima buri mu nyanja yitwa isi, kandi iyo nyanja yitwa isi ari ba baturanyi, ari ba bandi tubana, ari ba bandi dukorana, ari ba bandi tugendana, kugira ngo dushobore kugenda urugendo, tworoshe urugendo. Murabizi mu mvugo z'iki gihe baravuga ngo nimushyiremo imiyaga. Ibi byose babikora kugira ngo borohereze, bashyire imiyaga mu bwato, kugira ngo nibuhura n'umuyaga bwe guhura n'ibibazo, kuko hari imiyaga n'umuyaga. Ese uri gushyira imiyaga ute mu buzima bwawe? Uri gushyira imiyaga ute
mu bibazo uhura nabyo, ndagira ngo muri iki gitondo hari ibikuremereye byaremereye bwa bwato wa mutima wawe. Muri iki gitondo urasabwa kugira ngo ubigabanye, mubivanemo. Kimwe mu by'abahanga mu mitekerereze ya muntu ari nacyo hano kijyana n'ibyo twasomewe, kugira ngo woroshye urugendo, kugira ngo woroshye ubwato, kugira ngo woroshye inkuge, kugira ngo woroshye umutima wawe, nuko hagira ibyo ukura mu mutima wawe. Bya bindi bikubuza gusinzira, bikubuza kurya, bikubuza kuryama, bikubuza gutekereza neza, ngibyo biremereye ubwato bwawe, ngibyo bikuremereye, ngibyo bituma urugendo rwawe ruremera. Bamaze gukura ibi bintu byose mu bwato, bararetse umuyaga ngo ukajya ubujyana aho ushaka, kuko nta kindi bari gukora. Abashoferi bajya batubwira ko iyo habaye ubunyereri bwinshi ugatwara imodoka uri mu bunyereri, hari aho ngo bigera imodoka yanyera uri mu bunyereri bukomeye, aho kugira ngo uze gukata ukayihorera, ntukandagire umuriro, ntukate direksiyo, wowe ukareka imodoka ikagenda igasa naho yihagarara. Aha nicyo bakoze. No mu buzima bwacu hari aho dusabwa ko nibigera ahantu ukuri ibikubabaje, ibikuremereye, ibikubuza amahoro, ubikura mu mutima wawe, warangiza ukareka gukomeza kurwana nabyo, ukareka bikiyoba. Ariko ibyo kugira ngo bishoboke, hano ubwato bwatwawe n'umuyaga, ariko twebwe ubwato bwitwa imitima yacu dufite isezerano, dufite ikibutwara, umwuka wera w'Imana. Haleluya. Umwuka wera w'Imana twasezeranijwe, umwuka wera w'Imana twahawe nk'umufasha, niwe tugomba kureka agatwara imitima yacu, agatwara ubugingo bwacu, agatwara imibereho yacu, hanyuma wowe ukabura aho ngaho. Pawulo yigeze kugera igihe aravuga ati sinkiri uwanjye ngo nigeke. Babarira abantu bakugirira nabi, abantu bagufiteho ikibazo, igihe cyose we ntacyo bifiteho, igihe cyose umuntu azagira icyo akuvugaho, nakwita umujura, akakwita umusambanyi, akakwita umurozi, akakwita igicibwa, kura ibyo ngibyo mu mutima wawe, mubabarire. Satani naza akakubwira ngo ibi biracitse, ishyano riraguye, mwima amatwi. Tujya turi indirimbo y'Ijana ngo Satani yanyibukije gukiranirwa kwanjye. Nta kindi nkora ntumbira nk'ijwi. Muri iki gitondo ndagira ngo nkubwire ngo dufite amahirwe adusanze mu byago kugira ngo dukure muri ibyo byago. Isi turimo benshi bavuga ko idasakaye, ntabwo nzi aho babirebera. Cyakora Imana yigeze kubaza Yobu, iramubaza ngo ndambisi nijoro wari uri hehe? Ariko isi turimo ubwayo ni inyanja. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo ntabwo turi twenyine. Igice cya kabiri cya ndirimbo ya 30 cyatubwiye ngo tunyura mu mbeho, mu muyaga mwinshi, ijambo ry'Imana rikatubera umucyo. Ubwo banamakuba muri ubwo bwato bizibagirana nitugera mu ijuru kwa Data. Ibintu byinshi biduteye ubwoba, ibintu byinshi biduteye guhangayika, ibintu byinshi biduteye kubura amahoro, ariko ndagira ngo mbabwire ngo nubwo bimeze bityo, dufite ibyiringiro, dufite umwami Yesu Kristo, kandi bimwe mu byo tugomba gukura mu mitima yacu tukagira icyo dukora, nidukora n'ibyo byose bituremereye tukabiharira Kristo. Mu bintu batubwiye dusubiye mu gutegeka kwa kabiri, batubwiye ngo niduharire n'imyenda abayitubereye.
burya hari imyenda y'ubwoko bwinshi, ibyo byose dufite ni imyenda. Tukora twemererwa kugira umwenda umwe n'uwo Pawulo avuga, aravuga ngo ntimukagira umwenda wundi uretse w'urukundo. Ndagira ngo muri iki gitondo babwire ngo duhare imyenda yose, dusigaze umwenda umwe w'urukundo gusa, ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Ukundisha Uwiteka Imana umutima wawe wose, ubwenge bwawe bwose, n'ubugingo bwawe bwose. Ndagira ngo muri iki gitondo nkubwire ngo hari ibyari biri mu mutima wawe byose. Hari nabo mubereyemo imyenda, ariko kubera ko tudafite imbaraga n'ubushobozi bwo kugera kuri ba bandi, Kristo araza agaragaramo hagati. Tubihe Yesu. Nanone turarimo ngo iyo ubushi uremerewe bibwire Yesu. Niwe nshuti ihebuje. Dufite inshuti nziza yitwa Kristo, izi kukubwira ngo zana ibyo ngibyo byose bikuruhije, hanyuma ubinde wigendere, wowe ugende uruhutse. Indi korazi bavuga ngo yadutuye imitwaro yaduhetamishaga, none tugenda twere, ariko tumwemera duturiye imitwaro. Hari abantu imyenda ariko batubwiye ku murongo wa mbere kugeza kwa kabiri, igice cya 15 mu gutegeka kwa kabiri, baharira imyenda yabo. Kandi noneho icya kabiri baratubwira ngo mu byo ufite Imana yaguhaye, twibuke ngo ibyo dufite byose ni impano y'Imana, tugomba kubikoresha mu buryo buhesha Imana icyubahiro. Ngo mu byo ufite byose reba impande zawe ko hari umukene uhari, hanyuma nawe ugira icyo umumarira, ugira icyo umufashisha. Mu kibi nugira icyo umufashisha, nakubwira ngo nguriza kubera ko mu myaka 7 yegereje, wigira urwitwazo. Ngo imyaka 7 itanyuzuriraho nkazabura uko mbimwaga ngabe muhari. Ndakwinginga muri iki gitondo ngo harira abantu imyenda yose bakurimo, n'imyenda y'ibibazo dufitanye n'abantu bose, kuko imyenda ntabwo ari amafaranga gusa. Abagabo n'abagore muharirane, abaturanyi muharirane, abakozi n'abakoresha muharirane. Muri iki gitondo dufite, buri wese afite inshingano zo guhara, zo kurekura, kandi tudafite urwitwazo na rukeya, kuko umuntu avuga ngo namubabarira gute bimeze gutya na gutya, ibi nabireka gute bimeze gutya na gutya, ariko ndagira ngo mbwire ngo ntacyo uzabona. Nuhara ugahara ibikuremereye, ugahara ukarekura ibigutandukanya n'abandi, ndagutangariza ko muri iki gitondo amahirwe arahari yo kugira ngo ubone ibibisimbura byinshi, kandi urugendo rwawe ruri bworoshye. Urugendo dukomerera kubera ko twakomeje kwikorera ibyo dufite. Kera bajyaga batwereka igishushanyo cy'umuntu ngo wajyaga mu modoka akajya muri bisi agakomeza kwikorera n'umutwaro. Hari aho mperutse kubibona n'ahandi, umuntu yari yikoreye umutwaro afite n'akantu kameze nk'ingorofani agenda agacunga, baza kumufasha. Baje kumufasha baramwereka bati shyira uwo mutwaro kuri aka kagorofani, hanyuma ukurura akagorofani ugacunge. Bamwambura umutwaro bashyira ku kagorofani gatoya, bamaze gushyiraho kugira ngo kuri ka kagorofani afata akagorofani abari ko yikorera. Hari imitwaro dufite Satani agenda adukoreza, ariko dushyiremo imiyaga. Reka tubikureho, tubihe Kristo Yesu. Uwo Kristo Yesu ariteguye, kandi uko kwitegura kwe niwe ugiye kutubera inzira tumubera abagenzi. Ubuzima turimo n'urugendo, isi turimo n'inyanja, imitima yacu n'ubwato, ariko umusare ni Yesu. Uyu musare Yesu Kristo, ubwoko bw'Imana mugiye gukomezwa, ndagira ngo mbabwire ngo niwe mbasaba ngo nimumureke abayobore, nimumwemerere, nimumwakire. Ndabona harimo abana bato, harimo abasore, harimo abadamu, harimo abagabo. Birashoboka ko uri urubyiruko ufite umuraba mu buzima bwawe, bibazo ngo ejo nzamera nte,
nziga gute, nzabona akazi gute, ariko nubiharira Yesu aragufasha. Birashoboka ko uvuga uti ababyeyi banjye hari uko bimeze, hari uko bitagenda neza, ariko Yesu Kristo aragufasha. Birashoboka ko harimo abadamu bafite ibibazo n'abatware babo bafite ibibazo n'ibindi, cyangwa abagabo bafitanye ibibazo n'abagore, ariko Yesu Kristo uyu munsi arakubwira ngo ujye ibyo muhereza. Nubimuhereza muri iki gitondo, hari ibintu batubwiye. Marayika yabwiye Pawulo, aramubwira ngo witi uhumure kandi uhumuriza abandi. Bibiliya iratubwira ngo numara gukomera nawe ukomeza abandi. Icya mbere turashira ubwoba, turahumurizwa kugira ngo duhumurize n'abandi. Icya kabiri twabwiwe mu gutegeka kwa kabiri hari imigisha turi bubone, kuko ngo uzabona umugisha, kandi uwo mugisha ngo uzabona cya gatatu nuko uzaba inshuti ya Yesu. Hanyuma numara kuba inshuti ya Yesu, niwe inshuti idahemuka, niwe inshuti idatetereza, niwe wabwiye abigishwa be Yohana 15:9 arababwira ngo uko data yankunze niko nanjye nabakunze. Ageze ku murongo wa 16 aravuga ngo simumana haneje ninjye nabatoranije mbashyiraho kugira ngo mugende mwere imbuto zanyu ziguma kugira ngo icyo muzasaba data cyose azakibahe mu izina ryawe. Ndagira kubwira ngo muri iki gitondo hari imbabazi, hari amaboko ya Yesu ateze ashaka kuruhura, ariko mureke tumwemerere. Nitumara kumwemerera tumukurikire, niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, kandi tumukurikira niwe twamamaza. Niko twasomeye mu Bakolosayi igice cya mbere 28, niwe twamamaza tuburi umuntu wese tumwigisha ubwenge bwose kugira ngo tuzamurikire Imana umuntu wese amaze gutunganirizwa muri Kristo Yesu. Abagiye gukomeza ndagira ngo babwire ngo mutangire urugendo kugira ngo ruzaborohere, mutangire mwamamaza Kristo. Pawulo yarwanyaga abakristo, arwanya Kristo, igihe kigeze arahindukira atangira kugenda amwamamaza, nuko marayika amuha ihumure. Namwe bagiye gukomezwa, icyo tubabwira ni kimwe, nuko Yesu abwira abigishwa be muri Matayo 28 abasaba yarabwiye ngo nuko mugende muhindura abantu bose abigishwa banjye, mubatize mu izina rya Data twese n'Umwana n'Umwuka wera, kandi mubigishe kwitondera ibyo nababwiye byose, kandi muri mwenyine ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Bakristo bene data, muri iki gitondo icyo nzi cyo ni kimwe, uri mu nyanja, duhuriye mu nyanja, ariko aho dutandukana, aho umuntu atandukanira n'undi wese ni ubwato turimo, kandi ubwo bwato burajyana n'ikiri mu mutima wawe. Ariko icyo ufite cyose, ubwato ufite bwose, ndagira ngo kubwira ngo igisubizo ni kimwe, nuko Yesu Kristo aratwemerera kutubera inzira, arakwemera kukubera inzira. Nta rwitwazo wagira rw'uko udafite amashuri runaka, udafite icyiciro runaka, izo zitwazo ziveho, kuko Yesu Kristo yiteguye kuguha umugisha. Yesu Kristo yiteguye kuzaguha gusohoza urugendo rwawe neza, kandi urugendo rwawe rukagera amahoro. Nusoma wa murongo wa 44 cya igice cy'ibyakozwe n'intumwa cya 27, umurongo wa 44 uhereye ku murongo wa 43, urugendo rurimo rusoza baratubwiye ngo ariko umutwaro utwara umutwe ashatse gukiza Pawulo arwabiza imigambi yabo, ategeka yuko abazi koga biroha mu nyanja mu mazi kugira ngo abe ariho babanza kugera ku nkombe. N'abandi nabo bamwe bagenda ku mbaho, abandi ku bindi bivuye mu nkuge, nuko muri ubwo buryo bagera ku nkombe, bose barakira. Haleluya. Hano baratubwira n'ibyiciro bibiri, ni wowe uzi icyo urimo. Hano hari abari bazi koga, ndabagereranya n'abantu bamenye Kristo hakiri kare, abantu babatijwe bagakomezwa bagakizwa. Ndagira ngo
mwebwe mujye mwambuke. Koga kwambuka nta bindi ni ugukurikiza ya mahame ijambo ry'Imana rirahari kurisoma, gusenga, kubana neza n'abandi, gukunda mugenzi wawe nk'uko ukunda ugakunda n'Imana, urakoresha za mbaraga bwa bushobozi, uroga wambuke urakira. Abandi batazi koga ngo bambukiye kumbaho n'ibindi byavuye mu nkuge, abatazi koga, abashyashya n'abatangizi babwa no kwambukira kuri Kristo Yesu. Haleluya. Twambukire kuri Kristo Yesu, inzira n'ukuri n'ubugingo, hanyuma twese tuzakira intambara n'urugamba rwo muri iyi si, kandi tuzambuka tubone n'ubugingo bw'iteka. Mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka Wera. Amen.